Uyu munsi inkuru yamamaye muri siporo ni inkuru y'ifungurwa ry'abanyamakuru ba siporo bari bafangwe n'abandi ba sivile bose bakaba batashye bakaba basigaye bafungura abasirikare batatu mu byaha baregwaga byo kunyereza umutungo wa Minadefu no gukoresha impapuro mpimbano zibatemerewe. Abanyamakuru batashye tubibutse ko bari bamaze hafi ukwezi bafunze, harimo Ricard ikora kuri SKFM, Rugaju Rigani ikora kuri RBA no wahoze ari umunyamakuru wayo mu agent ariko akaba bazwi nk'umunyamakuru anta biganiro, ndetse harimo n'umuvugizi w'abafana ba APR Jangwani uzukwijanya Jangwani n'abandi basivili benshi cyane b'abacuruzi n'abandi bakaba umunsi batashye basabwe kuzajya bitaba bakabafunzwe bazaba bitaba baturutse mu rugo. Byabaye inkuru nza kwa sportif bose babyishimiye kuko abanyamakuru bamwe bavuga ko barengana ko byabaye batabifite mu ruhare, ariko bakaba barashingwaga ko bagomba kuburana bakabanza gusobanura uko byagenze uko Minadefu yabuze amafaranga menshi cyane arenga za miliyari, aho ngo ushinzwe umutungo yakaga umuntu amafaranga yo kugura tike kuko ikipe ya APR igiye gusohoka, akavuga ngo abashaka kuyerekeza bare akavuga ngo bakiyanika bakabatuma bakagura amatike bazajyana bishyuye indege bazajyana bakabashakira visa, APR ikabafasha gushaka visa, ariko bikarangira nubwo baguze amatike bose bagashyirwa muri liste nanone yabo Minadefu igomba kwishyura amatike, kandi amafaranga baguraga amatike aba civile n'abandi bagenzi ntago bayajyaga kuyagura tike, bayaga abantu muri APR b'abasirikare harimo babadamu akarebo bakira amafaranga bakitwa ko bagiye kubagura amatike kandi azishyurwa na Minadefu. Amafaranga abaye menshi cyane agera kuri miliyari kuko byakozwe igihe kirekire cyane, harimo n'amakipe ya basket n'amakipe ya za volley, bose ntago yari ikipe ya football gusa. Rero baje kubitahura abashinzwe ubutasi bw'icungamutungo muri Minadefu basanga amafaranga aranyejwe ari menshi cyane, ngo bafunze abantu barabakurikirana. Ubu ngubu uyu munsi bakaba byabaye inkuru nziza ubwo abasivili bose barimo batashye, ahubwo abasirikare barimo bakareba bagomamo barimo kapitene barimo majoro, kuko urumva bakoresheje inyandiko batemerewe gutanga. Niba bafashe umuntu bakamwita ko ari umusirikare kagomba kugendera muri mu bitwara abasirikare akagenda afite impapuro za Minadefu kandi atari umusirikare, ibyo ni icyaha gikomeye. Ubu rero byabaye ibyishimo ku banyamakuru bafunguwe n'abafana babo, kuko ubu ngubu byari bimaze iminsi barihebye, bamwe bazi ko bazahiramo ko bazakatirwa burundu, bazakatirwa ntabwo ari burundu, bazakatirwa imyaka myinshi, kuko bamwe bavuga ngo ni imyaka 5, kandi hakaba hari n'abantu bamwe banatorotse igihugu kubera gutinya gufungwa. Hari nka nyiri reka bakitwa Velvet, akabari kitwa Velvet nyirako ubu yibereye Dubai, yaratorotse yanze kugaruka mu Rwanda. Uwo bakunda kwita Kadafi nawe wari umuntu ukomeye cyane muri APR mu myaka ishize, muri champion ishize, ari umuntu uvuga ngo utanga amafaranga gutegera abandi, nawe yahungiye mu Bubiligi yarari yahezeyo yatinye kugaruka mu gihugu kubera gutinya gufungwa. Hari n'abandi benshi cyane banze kugaruka kubera gutinya kugaruka ngo bafungwe. Byabaye inkuru nziza rero ubwo batangazaga ko babayabere ko bagomba guza baburana bafunzwe, byaye imitsi 30 baburanaga abandi bakata bajyamo ariko bagahita bataha. Tashimisha abantu cyane kuko ubu ngubu abantu bose barishimye. Rigani ukora kuri RBA mu minsi zatanzwe inkuru z'uko yarase anirukana ku kazi, ibyo ntabwo tubizi, bose ayibona niba zagaruka mu kazi ke. Ricard we abakurikirana SKFM barabizi ko agihari kuko bajyaga no kumusura, kandi akaba no mu bamuburaniraga harimo umwavoka washyizweho na SKFM. Ibyo ariko byabera isomo ku bandi, kuko hari nk'abantu batabya nabo baravuga ko anta we wafunzwe azira nawe kujyana muri ibyo bya APR, akaba yabaye umwagent mu minsi ishize yazane na Rayon Sport, amukinnyi w'igitangaza bavuga ngo ni rutayizamu ngo bica bigacika uvuna amaputa agaca amafire, witwa Shadrack Bing Bello. Ariko abafana ba Rayon Sport bavuze ko anta yabahangitse, ko ubu ngubu biteguye kutamufata bakanawe bakamurega kubera ko yabahangitse umukinnyi uhamya. Ibyo ariko ni bino gutebya, ariko byabera ibyo byose byabera urugero abandi bantu bose bakunda ingendo z'ubuntu, bakaba bakunda ingendo zo guherekeza amakipe bamwe batanukiye batazi iyo biva niyo bijya ngo umuntu ufana ngo ukomeye mu ikipe runaka ngo atwishyuriye, kuko ibyo bintu bizabakoraho, kuko urumva ko nabo byaba bigiye kubakoraho. Rero bajya bitonda bamenya amafaranga avuye. Ibi biraba kandi mu gihe muri iyi minsi mu Rwanda amakipe ya APR FC yiteguye gukina Sekafa muri Tanzania. Sekafa y'amakara izatangira ejo bundi ko izatangira mu kwezi kwa 9, ikaba APR izagenda nubwo ikipe y'igihugu y'Amavubi hamagawe, ariko n'ubundi abakinnyi basanzwe bakina muri APR abagiye ni 2 gusa. Hagiyemo mu ikipe y'Amavubi hagiyemo Ombarenga afite na Korode ukina 3, abandi bose bacyarimo nta numwe hamagaye mu ikipe y'igihugu cy'Amavubi. Abahamagaye ahubwo biramambo wahamagaye n'umudefenseri utajya unabanzamo umusimbura yitwa Legacy. APR yaguze umwaka umuvanya muri Gasogi.
ibyo byari inkuru zihutirwa cyane muri uyu munsi za siporo, ariko gusa tubutse ko inkuru nyamukuru ari uko abari bafunzwe bazira kunyeza amafaranga ya Menadef no gukoresha impapuro mpimbano za Menadef uyu munsi bafunguye bakaba basubiye iwabo mu ngo, bakaba basabwe kuzajya baburana bataha, kuko iyo umuntu afunguye by'agateganyo ntabwo bavuze ngo arafunguye ngo abaye mwene ngo birarangiye, baba bamaye nko kwitaba rimwe mu cyumweru ku munsi runaka akazajya yitabiraho cyangwa rimwe mu byumweru bibiri. Ntabwo twamenya details z'iminsi babaye kuzajya bitabira, ariko gusa bazajya bitaba bataha. Ubu ngubu n'ejo kwa gatatu cyangwa se nko kuwa mbere bashobora kugaruka mu kazi kabo, tukabumva bari mu kazi. Kuko umunsi wafunguye kwa kabiri tuzakumva tukamenya kwa kane bagarutse mu kazi. Ubwo nyine ni ukushimira Imana ko batashye, kandi nta n'ubifurizaga nabi, ariko gusa ibyo twavuga ko abandi bose bakwiye kubona isomo. Niba nta bushobozi ufite bwo kugenda ubyihorere, niba nta bushobozi bwo kugura tike ufite ubyihorere, niba yigure ni gufasha kubona iyo visa, ariko wirinde gutanga amafaranga mu ntoki ngo yanga abantu ngo bakubwire ngo yazane ngo tuzagufasha kugura tike, kandi ubona ari abantu bo muri ubwo buyobozi bw'amakipe. Kuko ibyo ngubyo APR umva ko ababyishize muri APR no ko byabahaye isomo.